uzahora uri imana ndirimbo yanjye n'ibyirato byanjye. Muri Zaburi y'ijana na 21 niyo ivuga ngo ndubura amaso yanjye ku misozi mbese gutabarwa kwanjye kwava Adonai. Reka twongeye tubasuze abakunzi mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi mu gitondo na nimugoroba ntiduhema kubahereza ibyishimo nkuko rero mubizi tugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa muri entertainment ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye cyane cyane murabizi ko twibanda ku muziki ahantu ubundi uru n'urugo rw'umuziki niyo mpamvu twibanda ku muziki hanini muri ko murabibona rero nago ngende buvuge cyane ahubwo n'umutumirwa wacu uyu munsi none twabashije kuba twakira ndagira ngo tuze kumwakirana yombi muri comment mwandike mu mwakira amashyi menshi ndetse n'ibibazo byose mwifuza kuza kumubaza muze kubimubaza reka mumfashe twese hamwe tumuhereze ikaze tugaha ikaze rero kuri Advert Group Rwanda nubwa mbere ngira ngo dukoranye ikiganiro abantu benshi ntibakuzi ariko uyu munsi none ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro neza tubashe kugira ngo tumenye uriwe ndetse tumenye n'ibyo ukora. Okay, murakoze cyane kunyakira kuri Advance. Nitwa Vaxi niryo zina ryanjye ry'ubuhanzi 25 ndi umuririmbyi muri indirimbo za gospel. Nasoye indirimbo imwe niri hanze ariko hari n'indi ndimo kurikodinga ndakeka ari byo. Amazina rero muramwumva yitwa Vaxi ngira ngo muze no gukomeza kugenda mukurikirana hirya no hino nawe afite ama social media agiye atandukanye nago ndibuze kumurekura atayavuze kugira ngo abakunzi bacu baje gukurikirana ibikorwa byawe cyangwa se indirimbo ukora umunsi ku munsi. Vaxi ayo niyo mazina watubwiye se niyo mazina ababyeyi baguhaye ayo nayo ubustare aba mazina ababyeyi baguhaye kugira ngo buri wese abashe kukumenya bihagije? Amazina bamaye ababyeyi banjye Nzasaba Imana Valence. Nzasaba Imana ujye uyisaba cyane ubwo se utasaba Imana biragoye. Vale niki kintu ujye usaba Imana mu byukuri ukavuga ati Imana nitwa Nzasaba Imana reka ngusabe niki kintu cya mbere mu munsi ku munsi iteka uhora usaba Imana? Ibintu umuntu asaba Imana ni byinshi ariko cyane mu kintu nkunda gusaba Imana cyane mu buzima bwanjye ndi umuririmbyi nk'umuntu ukunda kuririmba nkunda kwisaba nyine kugira ngo ime ijwi nyine ime kuririmba by'ukuri ime kuyiramya by'ukuri. Okay, ukunda kuramya Imana rero muramwumva n'umwe mu baririmbyi ba gospel ubwo birata bijyana n'iki? Hano mu Rwanda dufite industry ya music usangamo imiziki y'isi tugasangamo na gospel ariko gospel ni ibintu usanga abantu b'urubyiruko hanini babirimo ariko ubundi ntibabirimo ariko se hagati yawe wowe ibi bintu bibona ute? Biragoye cyane ariko ikintu numva cyabakiza Imana ko twabibamo tukajya mu bintu nyine tuzi yuko turi mu bintu neza tukabibamo nyine nkabo nyine nkuko tubirimo nyine tukabyisangamo byanyabyo kuko ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo nimba udashyushye nunabire niba udakonje nunabire nzakuruka. Mu by'Imana nta kazu yaza birumvikana mu by'Imana rero nta kazu yaza. Valence uru rubyiruko niyo mpamvu nayo nkubajije icyo kibazo nago mbashije gukurura neza kuntu uririmba gospel. Yego urubyiruko rwinshi turarubona ahanini abahanzi bacu ba gospel bagiye batandukanye biragaragara ko bakiri mu myaka y'urubyiruko ariko muri ino minsi ya none turi gusangamo babandi bamaze n'igihe ubundi muri ako gakino. Ese ni gute wabonye ko ufite impano yo kuba waririmba cyane none ukerekeza muri gospel kurenza ko akerekeza mu zijyanye n'izisi? Ukuntu rero nabimenye birasekeje cyane pe. Man. Mu buzima bwanjye ndi umuntu yego nakuze nkunda kuririmba ni ibintu nakuranye ariko si cyo kintu navugaga yuko mfokasinzeho cyane kuko narabyinnye
haba moderne cyangwa se traditionnel ariko sinabikomejemo nakinnye théâtre nakinnye filme ariko ikintu cyitwa kuririmba icyo kikubamo kimbamo cyane nicyo kigucumbamo umwotsi wabyo urawumva cyane rwose Barense uzaza kwihangana kuko ndabaza cyane ndibuze kukubaza mu Rwanda dufite abahanzi benshi baririmba gospel ninde muhanzi ubona nawe ukavuga ati uyu nguyu ndamwishimira uyu ni role model wanjye niyo ndirimba ngerageza kumutekerezaho cyane imiririmbire ye bikamfasha kuba naririmba nanjye kare benshi ni benshi ariko harimo umwe ukunda Barense ni benshi cyane ni benshi cyane gusa nk'umuntu nyine nk'umusaza mu gakino umusaza mu guhanga mu kuririmba yego uwimana ni umusaza ukomeye cyane mu ndirimbo ariko nanone Serge Iyamuremye uwo nanjye ndamuzi urumva ko rero nanjye muzi Serge Iyamuremye na nande wundi na uwimana abo ni bamwe mu bahanzi ukunda cyane ndaza kugusaba rero kugira ngo abantu bakurikiranye iki kiganiro cyacu bataza kurambirwa nkuko tubikora umunsi ku munsi uze kubacishirizamo indirimbo ya Serge Iyamuremye then nyuma uraza kutiririmbira yande ya sibyo ikaze rero ngaho dutemo niko mu mvugo z'isi dusigaye tubivuga tugiye kuririmba indirimbo yitwa Ishimwe ni ya Serge kiravuga ngo hari impamvu intera gushima nuburyo uburi saunezeza umutima wanjye agahinda n'umubabaro iyo binyuzuye umfungura umutima nkaramye izina ryawe wanyujuje ishimwe umunezero ushyizwe hejuru inimba zanjye yarazikoreye anyuzuza umunezero ngira ngo murabyumviye rero ntago yabura gushima Imana umunsi ku munsi ubundi ngewe ntago navuga ahantu uri hose ujya ushima Imana bitewe n'ukuntu ngewe nari natwaye burundu ngira ngo namwe abantu kudukurikira iri nijwi ibi bintu ni ibintu birimo umugisha ni ibintu birimo Imana ahubwo twakubwira ngo komereza aho ngaho uraturirimbiye n'ibyo kandi twumvisha ubuhanga bwawe hari abantu benshi uyu munsi wa none bahise bibaza ese nawe hari bimwe mu bihangano byawe wikorera cyangwa se uririmba ibihangano by'abandi gusa mw'iyi minsi ndimo gukora indirimbo z'abandi ariko bitanabujije yuko n'izanjye nzagenda nshishamo nk'uko nabibabwiye mbere hari imwe yanjye nasohoye lyrics yitwa Nshishijwe bugufi iri kuri YouTube channel yanjye Nshishijwe bugufi Nshishijwe bugufi rero murumva ko ni indirimbo Valence yakoze kandi dushobora no gusanga kuri channel ngira ngo ndaza no kwishyira muri description y'ikiganiro kugira ngo n'abantu bose baze gucaho bakanda like ndetse na comment kugira ngo dukomeze tumushyigikire nawe yaguke mu mpano ye ni byiza cyane kandi turabikunda cyane dushyigikira abantu benshi kuri iyi channel yacu ikindi kandi n'abantu badukurikira nzi neza ko iyo tubasabye ikintu baragikora sibyo Valence ndashaka kumenya urumva byanga bikunda ushobora kuba hari korali waba uririmbamo ndi muri worship team uri muri worship team worship team urimo yitwa ngo iki nayo yivuge kugira ngo bayimenye worship team ndimo yitwa True Worshipers teranira kuri Assemblée de Dieu ugeze ku isoko
umanukaho gato nka metero 100 naho ngaho aho bita mu Rwabayanga. Ya abantu mutabizi neza rero aha hantu turi mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajyepfo. Yego. Ntekereza nashidikanya ko murumva tuba twagiye hirya no hino kugira ngo tushake babanyempano tuganire nabo umunsi ku munsi. Rero ndagira ngo mbabwire muzaze no kumusura, bazaze no kugusura ariko. Yego ni karibu ni. Umereho kuko nanjye nzagusura. Cyane rwose ni karibu. Nzagusura gusa hari abantu babyumva bakumva nyine babahiruka mu rusengero kubunani. Hanini nibwo abantu benshi dusenga, sibyo? Kandi nanjye ntikuyemo, sibyo? Meruka gusenga kubunani. Urumva atari ikibazo gikomeye vale. Aya ni ikibazo gikomeye cyane, mugomba kuza mu nzu y'Imana kuko hari umunezero, hari ibyiza byinshi, amahoro byose. Ya ndaza kugaruka ku kantu ko gusenga. Byanga bikunda gusenga bijyana no kwemera. Yego. Kandi kugira ngo dukuze wa muntu w'imbere muri twebwe nuko byanga bikunda tuba twagaburiwe ijambo ry'Uwiteka cyangwa se tuba twasomye Bibiliya tukumva icyo Imana idushakaho. Nuhe murongo ushobora kudutamo uyu munsi wa none kugira ngo n'umuntu wese ukurikirana iki kiganiro aze kubona inyungu ihagije yo kuba yagikurikira. Muri Zaburi 121 niyo ivuga ngo ndubura amaso yanjye ku misozi mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Amen. Wa wundi ufite ikibazo, wa wundi utekereza yuko ibibazo nyine byamurangiranye, wa wundi wumva yuko asa nkaho ubuzima bwiwe bwarangiye bitewe n'ibibazo arimo gucamo umunsi ku munsi, nge ikintu namubwira yuko Imana ihari, namubwira yuko Imana ihari kandi ije kudutabara. Ngo nazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ngo ukurinda ngo nazahunikira kandi nazasinzira. Amen. Ngizuba ntago rizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Amen. Imana irahari kugira ngo iturinde, kandi ijambo ryayo niryo rivuga ngo nawe wabasha kutuvuvunura mu kiganza cyayo. Yego. Ngo kuko we na se ni umwe. Hallelujah. Ngo kandi ngo muyikoreza amaganya yanyu n'imitwaro yanyu kuko yita kuri mwe. Amen. Ubwo rero niba ufite ikibazo gitandukanye, ushobora kuba ufite uburwayi nta wamenye, ushobora kuba ufite uburwayi, ushobora kuba ucitse intege mu buryo butandukanye, aka niko kanya ko kugira ngo ukoreze Imana imitwaro yawe, niko kanya ko kugira ngo bya bibazo byawe byari bikuremereye ubyikoreze Yesu. Ko yemeye kutubambirwa ku musaraba kugira ngo ducungurwe, kugira ngo tubone ubuzima buzira umuze. Yego. Urakoze cyane Valence kandi Imana iguhe umugisha. Ngira ngo abantu mwese mutukurikiye turamutunga ibiganza tumubwire tuti Imana igire gute imuhe umugisha. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none rero ndagira ngo turirimbe cyane kurenza uko wenda turi buze kujya mu bindi. Wambwiye kuririmba muri worship team. Byanga bikunda hari chorus kunda kurenza izindi ikuzamo vuba. Sibyo? Iyo chorus ndagira ngo byibuze turirimbire akarofe gusa ubundi kugira ngo tuze tugana ku musozi w'ikiganiro uturirimbira ndirimbo twumvikanye. Kanyinshi se. Turirimbire iyo ukunda mu ndirimbo zose mujya muririmba. Adonai, Adonai, kuvizuba rirashe kugeza rirenga, izina rye rihimbazwe. Adonai, kuvizuba rirashe kugeza rirenga, izina rye rihimbazwe. Adonai. Thank you. Arakoze cyane Valence. Ewan.
ngiye nakumva nakishimira kukumva kuva mu gitondo kugeza nimugoroba uririmba wumve ngo byanshimishije kandi ngira ngo nawe iki kiganiro uraza kwicara kirebe uze no kumva uburyo usoundinga neza uraza no kubona comment abantu bari bugende bateraho nekeza nashidikanya ko mutaza kwifata Vale ikibazo cya nyuma ukahita turirimbira indirimbo tugasoza ikiganiro dore ko amasaha yagiye mu rusengero ubusanzwe hari amadini agiye atandukanye tuzi abadivantiste tuzi abahamya ba Yehova tuzi abarokore abadepere tuzi Anglican tuzi Catholic uyu munsi wa none wowe nirihe dini wumva ukunze nirihe dini wishimira iyo urimo wumva ari famille yawe ari umuryango wawe ngayo madini yose abadivantiste abadeperi aba Islam Anglican then n'abahamya ba Yehova abantu abo ayo madini yose nakubwiye nirihe dini wowe ugeramo kumvuje iwanyu biragoye cyane kubera ko mwayo madini mbwiye yego sinavuga ko bose ni umuryango bose ni famille kuko bose duhuriye ku kintu kimwe ari cyo kwambaza imana gushima imana ariko mwaho ngaho nana hamwe mbarizwa nana hamwe ubarizwa iki kiraza kuba ikibazo gikomeye nana hamwe ubarizwa aho ngaho ubarizwa he ndi umupantekoste nk'uko wenda nabikubwiye ariko idini ryanjye sa deperi si n'abadivantiste na Assemblée de Dieu yego Assemblée de Dieu yego ni ryo torero ryanjye niho hantu ngera nkumva nyine ugeze iwanyu meze neza nyine kumva umwuka kumva biraje yego ariko bitavuze ko n'ahandi hatari mu rugo aho wanumira hose naza tugakora umurimo w'Imana cyane rwose urakoze cyane ni byiza cyane ko mwijuru nkuko ngewe nasomye cyangwa se amwe mu masomo agiye mfata numvishe ko hatazajya idini ahubwo hazajyayo babantu koko bakwiriye kuzabona ijuru sibyo numva ntashidikanya ko byanga bikunda ubutaha dukora ikiganiro ngiye nawe ewana shyirara senta ubundi tubyine igisirimbi hafi dusoza murabizi ko twamwemereye ko aza kongera kuturirimbira indirimbo imwe ya Uwimana Uwimana aragukundira umuhungu sibyo aragukunda cyane reka duteme indirimbo yawe aturirimbire twumve kuntu bimeze kandi muhaguruke turirimbane nawe ni wowe ndirimba ukuhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi iyindi mana igira ikimarira uyitekereza itari wowe ni wowe ndirimba ukuhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi iyindi mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe uzahora uri Imana ndirimbo yanjye n'ibyirato byanjye shimwa 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 shimwa
Wow, thank you very much Valence. Ngira ngo uyu munsi none ahubwo twakora igiterane mukarinda bucya nakubwiza kuri kw'Imana bitewe n'ukuntu indirimbo zose uri kuririmba ni indirimbo nziza cyane zishimishije. Mbere yuko njya ndekura umuntu sibyo abanza kwisobanura ubwe agatanga ama social media twamusangaho. Uyu munsi none nka Valence ni zihe social media ukoresha dushobora kugusangaho dushobora kubona ibihangano byawe? Kuri YouTube ni Vax 25 Vax 25. Kuri Facebook ntago nari bwahindura amazina ni Nzasabimana Valence. Yaman. Instagram nayo ni Nzasabimana Valence ariko vuba hangaha nshobora naho guhindura nkashyiraho Vax 25. Vax 25. Twitter ni Vax. Ni Vax. Ya Vax twishimye cyane kuganira nawe. Twishimye cyane kuba wakoranye ikiganiro na AD Group. Nikeza nashidikanya ko uyu munsi ubaye umwe mu bantu tuzajya tubona ko ari abantu bacu ba hafi ku buryo iteka niteka nitwongera kugusaba umwanya nk'uyu nguyu uzawuduha dore ko tuba twaturutse kure tukaza gushaka abantu hirya no hino kugira ngo tuganire umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Vax ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Imana kandi izakwagure impano zayizatera imbere byanga bikunda uwo twizeye ntaga ajya hemuka sibyo? Yego murakoze cyane. Navamo umwigisha mwiza. Thank you very much. Nibyo bikuye kuko Yesu ajya kusubira mu ijuru yaravuze ngo mugende mubwiriza abantu mugende amahanga yose mubwiriza abantu abemera gukizwa mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Hallelujah. Ako ngako kari iki ako bakita gute karako kwikuza. Thank you.